murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Kurya Ruswa, ndi umunyamakuru wa RBA by'umwihariko mu biganiro by'imikino. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwasobanura mute siporo y'u Rwanda mu myaka 31 ishize, discipline, kwitanga, vision n'indangagaciro byafashije igihugu kwiyubaka. Musobanura mute impamvu iyo bigeze kuri sport biba ikibazo? Murakoze. Sinzi niba ari siporo gusa, ariko siporo iyo ubundi siporo ni warebamo ibintu nka 2 cyangwa 3. Icyambere, agaciro biha nakahe. What do you want to give? What value? Agaciro biha siporo nakahe. Icyakabiri, witegura ute? Witeguye ute kugira ngo ku gaciro kabeho cyangwa se gakure kazamuke? Mu rurimi rw'icyongereza ni organization. How do you organize to do that? Icyagatatu ni talent. Ubona mu bantu kuba badafite talent, you can't blame them. If I have no talent for football, really, don't blame me. It's not my fault. So icyambere ni agaciro biha. Icyakabiri, ubigenza ute? Ushyira hamwe ibikorwa n'ibitekerezo gute kugira ngo bizamure ka gaciro, noneho abantu bafite ubushobozi, ubumenyi, ibyo bavukanye bibaha. Ibyo rero nko mu gihugu tugashyiraho minisiteri ya siporo cyangwa za siporo zitandukanye, federation zazo zishyira hamwe n'iki. Iyo ni organization. Itameze neza ni ikibazo. Ikindi, umuco, mujye muha agaciro. Umuco ufite agaciro. Umuco mvuga ni iki? Hari n'abantu baba bazi umupira, cyangwa hari na organization ihari, cyangwa abayobora nabo barahari, ariko umuco bafite ndahoraga mbivuga ku mugaragaro. Ugasanga abakinnyi b'umupira aho kugira ngo bakine rwose bashyireho umwete n'umutima ubishaka n'iki, bagatangira gutekereza utuntu bashyira mu izamu kugira ngo iyo wagiyeho ibintu byose uba wabikubye na 0. Nuriya munyezamu ushatse ntiwamushyiramo, kandi niba wizeye twa tuntu wadushyizemo ukamwihorera, urashyiramo wiki. Ibyo rero bigera no ku bantu, ni kamere y'abantu, ntabwo mfite ukuntu nabisobanura bihagije. Impamvu umuntu yemera iki undi atemera iki, cyangwa rimwe na rimwe no kwemera ikintu ubundi ku buryo busanzwe umuntu akwiye kubabona ko nta kintu kirimo, ariko umuntu akabyemera. Cyangwa se waba utemeye ibyo, ugatekereza ukuntu ariko uzasifura ninde, turebe uko tumugenza kugira ngo ejo azatubere. Iyo wagiye muri ibyo na talent wari ufite n'ibindi byose, ariko ubundi umukino, siporo kugira ngo itere imbere, ukora biriya bintu nakubwiye, ariko none ukanavuga uti okay, siporo habamo gutsinda, habamo gutsindwa. Kandi muri uko gutsinda no gutsindwa
harimo gutera imbere. Ni ukuvuga ngo wagerageje wakoze ibyo washobora gukora, ahubwo niba wanatsinzwe wavanyemo isomo rivuga ngo ariko urabizi icyo nazize ni iki nakibonye. Umukinnyi nakinishije aho atagomba gukina, cyangwa iyo nzana mundi igihe bikagera bitya, ibyo ngibyo akaba ari byo. Rero iyo watsinzwe uvanamo isomo, ntabwo ugenda ngo wiyahure kubera ko watsinzwe. Imikino yose ntawe udatsindwa, ngira ngo murabibona. N'abazwi ku isi bihanganye muri za siporo zitandukanye, haba igihe ibintu byabagendekeye nabi nk'abo nk'abantu, ariko noneho ni timu. Ariko ni ibintu bihoraho rero, bihoraho. Noneho on average umuntu akavuga ati ariko urareba timu iratera imbere, cyangwa kanaka aratera imbere nawe, bituruka mu itimu cyangwa mu muntu utagiye mu bintu bigwe, ugiye mu bapfumu, ugiye mu gushaka ko watugira abantu, cyangwa hari ibindi bibi bakora ntirwa mvuga, kugira ngo ajye mu kibuga yacitse intege, adashobora gukina, adashobora no guhagarara, wamuvangiye imiti. Iyo byagiyemo aho, ndibwira rero ko aho tugeze hari abantu benshi, abanyarwanda bafite muri bo talent, kumenya muri siporo zitandukanye. Twashakisha rero ahantu hose, ariko byose bishingira kuba ubanza kwemera uwo uri we. Ntabwo ushakisha gusa ibyo ubona hanze utihereyeho ngo ubanze uvuge utari ko nabigeraho nkanjye, kuko mfite uko nteye n'undi uko ateye bitandukanye, ariko nk'igihugu dufite abantu, timu yacu iteye itya, twayishakira iki, twagera gute. Ndibwira ko bishoboka, ariko ntabwo ari ibintu byizana gusa ngo bibe abantu batatekereje uko babigenza. Irizi wa Liz ndagira ngo namakuru yakomeje kugenda avugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo yakomeje kugenda agaruka kuri Rayon Sport. Ku munsi w'ejo nibwo byakomeje kugenda abigaragazwa ko Rayon Sport yaje kuba itwara igikombe, ariko rero biza kuba byumvikana ko Rayon Sport yakomeje kugenda igarukaho cyane mu itangaza makuru nyuma yo gutwara shampiyona, ariko kandi igakomeza kugenda ishimisha abakunzi bayo. Perezida P.Kagame rero yaje kuba abazwa n'umunyamakuru wo kuri Radio Rwanda, aza kuba amubaza amakuru icyatumye mu by'ukuri akunda gufana Rayon Sport. Yakomeje kugenda amusubiza amubwira ko rero mu by'ukuri Rayon Sport ari ikipe ikina neza, ndetse kandi akaba ari ikipe y'igikundiro, akaba ari ikipe ikomeza kugira mu by'ukuri izamura impano zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byakomeje kugenda bishimisha benshi, bakomeje kugenda babona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeza kugenda agaruka kuri iyi ikipe. Axel rero mu by'ukuri nkuko yakomeje kugenda abigaragaza, ari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri studio za Radio Rwanda ndetse na Radio TV10, nkuko bakomeje kugenda bagaruka kuri Rayon Sport, bakomeza kugenda bagaragaza ko ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri ari ekipe ikomeza kugenda ikina neza, ndetse kandi ikanatwara ibikombe bigiye bitandukanye. Ariko kandi perezida yongeye kunenga abafana bakomeje kugenda barwana mu by'ukuri ku munsi w'ejo bundi. Ndagira ngo ubwo rero ku munsi w'ejo bundi Rayon Sport yaje kuba itwara igikombe, ikaza kuba itsinda ibitego 2-1 ku ikipe bari bahanganye. Wabonye ko abafana bafanaga iyi kipe bakomeje kugenda barwana ndetse banamena ibirahure. Ndagira ngo kuri stade Amahoro mwabonye ibyahabereye, ndetse bakomeje kugenda banakubitana, bagenda mu by'ukuri bamenana urugomo. Ariko kandi tugiye kuba tureba ese nkuko byakomeje kugenda bigaragara, ama ekipe mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko arakina, ariko akaza kugaragaramo ikintu cya ruswa, ndetse kandi bikanumvikana ko iyo abakinnyi bamaze kuba bagaragaza talent bakakomeza kugera mu by'ukuri bakina bagakundwa,
ubona ko batangira kwishura mu majipo, batangira kwishura mu bakobwa, ukabona ko ari ikintu kibi cyane cyakomeje kugenda kinengwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akomeza kugenda agaragaza uti kubera iki mu by'ukuri abakinnyi bo mu gihugu cy'u Rwanda iyo bamaze kugaragaza impano, bamaze kubakunda, batangira kwishura mu busambanyi, ukabona ko batangira kugenda bakunda amajipo. Turaza kuba tubirebaho rero, nabyo nibyakomeje kugenda bigaragara mu byakomeje kugenda binengwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo ariko ku munsi w'ejo bundi Rayon Sport yakomeje kugenda ishimisha abakunzi bayo cyane, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byakomeje kugenda binatuma Rayon Sport ikomeza kugenda yongererwa amahirwe yo kongerwa kuri liste ya shampiyona muri Afrika, ukabona ko mu by'ukuri dushobora kwisanga wenda mu bikombe bya Afrika turi kuba tugaragaramo nk'igihugu cy'u Rwanda. Benshi mu by'ukuri bahora bibaza impamvu u Rwanda rutagaragara mu rutonde rw'ibihugu bigomba kuba byakina mu gikombe cy'isi. No kubera ko rero u Rwanda ntabwo mu by'ukuri ruri kuri standard cyangwa se nyine rufite mu by'ukuri abakinnyi baza kuba bakina mu gikombe cy'isi. Suko rero u Rwanda abakinnyi barwo badashoboye, nuko ahubwo mu by'ukuri nureba behavior y'amakipe y'igihugu cy'u Rwanda ukareba nuko bitwara, uraza kubona ko u Rwanda rutaza kuba ruhabwa amahirwe yo kuba rwakwisanga kuri liste y'igikombe cy'isi. Ndagira ngo Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda agaruka ndetse kandi akananenga bamwe mu bafana n'abakinnyi, avuga ko mu by'ukuri bidakwiye kubona ko umukinnyi ashobora gukina ariko kaza gusanga bamusanze mu nzoga. Ntabwo mu by'ukuri umusifuzi ashobora gutanga ibitego agahabwa ruswa ngo u Rwanda ruzagere aho rugera. Ibi kandi byose nibyakomeje kugenda bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akomeza kugenda anenga imisifurire ndetse n'imikinire ya bamwe mu bakinnyi b'igihugu cy'u Rwanda. Amakipe rero yakomeje kugenda ahabwa amahirwe, ndagira ngo APR FC ndetse na Rayon Sport ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi irakomeza kugenda ihabwa amahirwe cyane, bitewe nuko nyine ni ekipe akomeza kugenda yitwara neza cyane, na ndetse ukabona ko mu by'ukuri nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa rero ekipe ya Rayon Sport ubona ko ariyo ishobora kuzahagarira igihugu cy'u Rwanda. Nkuko rero byakomeje kugenda bigaragazwa n'intambwe izirusha izindi cyangwa se pike Perezida Paul Kagame, umwe mu baperezida ku mugabane wa Afurika bakunda gufana cyane cyane, ukabona ko mu by'ukuri bakunda gufana ekipe y'igihugu cy'u Rwanda, ariko nkuko akomeza kugenda abigaragaza aravuga ko afana ekipe ya Rayon Sport ndetse kandi ngo anayikunda cyane. Buriya perezida mw'abantu mwe yahishuye ikintu gikomeye cyane ubwo yaganiraga n'abanyamakuru bacu, yakomeje kugenda agaragaza ko buriya ngo iyo ekipe ya Rayon Sport iri gukina, ndagira ngo mujye mubona ku kibuga rimwe na rimwe, ariko akomeza kugenda agaragaza imvamutima ze, avuga ko byanga byakunda mu rugo amaso aba yarebesheje kuri ekara ari kwirebera umupira wa Rayon Sport ibwo iba ikina. Avuga ko izindi kipe arazikunda ariko mu by'ukuri ngo ntabwo nyine azifana nk'ukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo mu by'ukuri yakanga ama ekipe akorera ku butaka bw'igihugu ayoboye. Akomeza kugenda agaragaza ko rero nubwo mu by'ukuri aya makipe ari ku butaka bw'igihugu ayoboye, ariko mu by'ukuri nyine ntabwo ayiyumvamo cyane cyane, nyine ukabona ko ari ibintu yakabirije. Donc avuga ko wenda arayakunda rimwe na rimwe sometime, ariko nyine ubona ko yikundira ekipe ya Rayon Sport. Yes, Sport mu by'ukuri igikundiro yakomeje kugenda ishimisha abakunzi bayo, bakomeza kugenda bagaragaza baririmba indirimbo igira uti APR FC abakunzi bayo tukurima Elma Savye. Ndagira ngo mu by'ukuri muraza kuba munyemerera ekipe ya Rayon Sport tuze kuba tuyihereza indabo zayo bitewe n'ibintu yakomeje kugenda ikorera abakunzi. Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anenga abafana bakomeje kugenda barwana ku munsi mu by'ukuri w'umukino wari wahuje Rayon Sport ndetse ni ekipe bari bahanganye. Ndagira ngo mu by'ukuri aha ni kuri Rwanda Medani.